Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana ibahe umugisha kandi ukuboko kwayo kwiza gukomeze kubabaho. Ikindi, nk'uko Imana yabwiye Mose ngo nzacisha kugira neza kwanjye imbere y'amaso yawe, Imana reko nawe ucisha kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Reka nkwifuriza umugisha muri uku kwezi, nifuriza imirimo y'amaboko yawe umugisha, gusabire kunguka, gusabire guhirwa mu byo ukora byose, ariko mbiciye muri iri jambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 20. Turavuga mu murongo wa mbere, umurongo wa kabiri n'uwa gatatu, ndetse n'uwa kane. Imana ibahereze umugisha. Haravuze ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva aheraho urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokejwe. Imana iduhane umugisha. Mana, mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka, urindiho n'iryo zina ryawe. Ndasenze kugira ngo umpe ubwenge bwo kugira ngo mbashe gusobanurira iyi meseji. Ikindi, ukuboko kwawe nanjye kumbeho, umpe ubwenge, Mwuka Wera abeho kandi nezwe nawe, kugira ngo ngabure ibitunganye ariko nejejwe n'amaraso yawe. Uha umugisha umuntu wese uri bwumve iyo audio akamva ubutumwa ndetse akabuha agaciro. Ubuha agaciro umuha agaciro, ubuha umwanya nawe umuha umwanya mu bwami bwawe, kandi ugira icyo akuramo nawe umwibuke, ugire byinshi. Wumva iyo audio arwaye, akira indwara ye, yumva afite ubushomeri, abona akazi, ndakwinginze kugira ngo ufungure amarembo ya buri muntu wese mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana gukingurirwa n'Imana kuboneke kuri buri mwene data wese uri bwumve ubutumwa bwawe, kandi imirimo n'ibitangaza bikomeza gukoreka mu izina rya Yesu, amen. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Imana iguha umugisha nshuti muvandimwe, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Ariko Uwiteka kumvire niyo message ivuze muri uku kwezi kwa munani. Uwiteka kumvire, yumve gusenga kwawe, yumve ibyifuzo byawe byose, Uwiteka byumve kandi amanukire kukumara umubabaro. Nk'uko ijambo rivuga ngo muri Yesaya 3:10 ngo muvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, niko nsengeye imirimo y'amaboko yawe, cyuzarambikwe ikiganza cyose uzahirwe. Kandi iri jambo kare kutubwira ngo mwikoreze Uwiteka ingendo zanyu zose, urugendo rwose uzakora Uwiteka azabane nawe mu izina rya Yesu.